muri urugendo rw'amavuna rw'ibyumweru 2 Uwiteka yakoze ibirenze intekerezo zacu. Imana yacu yabwa icyubahiro. Amashimwe mfite aboneka mu Baroma 11 murongo wa 33 kugeza 36. Ishimwe rikwiriye nyir'ubumenyi ukeshwa byose. Mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero. Imigambi yayo ntihishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. Ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza cyangwa ngo abe umujyanama we? Ninde wabanje kumuha ngo azamwiture? Kandi byose ari we bikomokaho akabibeshaho, akaba nawe tubikesha. Icyubahiro kibike iteka ryose. Amen. Turashima itorero rya Nyarubande, mwarakoze cyane. Itorero n'umubyeyi. Yo tugira iki gitekerezo cyiza cy'amavuna, itorero nitwemerere ntabwo yari gukorwa. Muyobozi nabo mufatanije mwarakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Turashima cyane abizera mwatubaye hafi. Iyo dutegura amavuna abizera ntibaboneke ntabwo byari gushoboka. Namwe Imana ibahe umugisha. Turashima cyane umubwiriza Musoni Flavien wabanye natwe. Musoni, igihembo cyawe kiri ku mbugiro. Icyo tukwifuriza uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Turashima cyane amakorari hano i Nyarubande mwabanye natwe. Imana ibahe umugisha. Turashima korari Kugana Yesu, Inkuru Nziza ndetse n'abahamya. Ibyo mwakoze muzabiturwa, Uwiteka azabeho umugisha. Turashima cyane Kwiringira TV badufashije kugira ngo amashusho abashe gusakara ku isi hose. Tofire, igihembo cyawe kiri ku mbugiro. Mwese turabashima inshuti n'abavandimwe. Icyo tubifuriza twese tuzakimbagirane ku nyanja y'ibirahuri mu izina rya Yesu. Murakoze. Mu izina ry'itorero rya Nyarubande, mu izina ry'ababizera b'itorero rya Nyarubande, nk'uko umuyobozi wa korali yamaje gushimira umubwiriza wacu Musoni Flavien yadukoreye ibikomeye, kandi abizera abashitsi murabona akanyamuneza bafite. Musoni na madamu twabararika kuza n'abana kuza hano imbere. Mu izina rya bose namaje kuvuga, mu izina rya korali Ijwi ry'Ibyiringiro, hari impano korali yateguriye umuryango wa Musoni. Bazegeza hafi nkararika Pasiteri Munyabarenzi na Pasiteri Karegeya bakaza hano. Hari urwandiko rero rwateguriwe Musoni Flavien. Reka Pasiteri Munyabarenzi arwakire maze arumushikirize, nagera mu rugo ararusomera umuryango we. Hari n'impano korali yaringanyirije madamu wa Musoni Flavien. Pasiteri Karegeya yakira akayimushikiriza, kuba yaje muri isoza ry'amavuna, kuba yaremereye Musoni ko aza kudukorera amavuna muri ibi byumweru 2, akwiriye impano. Murakoze cyane. Musoni nta magambo twabona yo ko gushimira, ariko Imana yo mu ijuru izakwitura ubugingo buhoraho. Reka turarike Kwiringira TV Theophile na madamu we nabo baze hano imbere. Pasiteri ko yagiye kwicara kandi atari yasoza. Iyi korali yateguriye Theophile impano y'igitabo cy'ibihamya by'itoro volume ya 5 mu buryo bwo kumushimira ubwitange yagaragaje muri ibyumweru 2
atanga amashusho hirya no hino ku isi kugira ngo ubutumwa bwabwirizwaga hano Nyarubande nabo bubagereho. Theophile rero cyo ni ikimenyetso kikwereka yuko itorero rya Nyarubande ndetse na korali ijwi ry'ibyiringiro by'umwihariko banejejwe n'umurimo wakoze muri ibi byumweru bibiri. Imana iguhe umugisha. Pasteur Munyabarenzi Auguste, iriya mpano ipfundikiye niyo mudamu wa Theophile. Abadamu nabo ni abafatanyabikorwa mu murimo w'Imana. Kuba yarigomwe umugabo we mu byumweru bibiri, korali nawe yamugeneye impano kandi arayikwiriye. Imana izabitura ubugingo buhoraho. Murakoze rero. Reka Pastor yansabye umwanya kugira nawe agire icyo wavuga muri uyu mwanya nk'uyu. Nasoza mikoro tuyisubiza umuyobozi w'igitaramo cyangwa n'aba niba ari cyo bari buvuge ahari babanza mbere ya Pastor. Haleluya. Twanejejwe n'itorero rya Nyarubande. Ndashimira abakuru b'itorero twabanye mu materaniro yose aya mu gitondo na nimugoroba. Ndashimira abizera, ndashimira mu matorero yose azengurutse hano habaga hari abantu, ariko hari itorero rimwe ryagiraga abantu benshi cyane. Ni yes, Kigombe baraje, Galilaya baraje, ariko Bwuzure nibo babaye benshi cyane hano mu Mavuna. Abantu ba Bwuzure rero turabakunda, yaba njyewe yaba na Theo, ariko by'umwihariko Imana ibaho umugisha. Turabazirikana, turanezerewe, kandi tuzahora tuzirikana ibihe twabanye, kandi tubasabe muzakomeze murebe biriya byigisho kuri YouTube channel ya korali ijwi ry'ibyiringiro, kuko ibyigisho byose twatanze hano niho biri. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Murakoze. Reka dukomeze dushima Imana. Burya ibi byose ni Imana yabikoze, ihabwa icyubahiro. Ntabwo mfata umwanya munini uretse umwanya wo gushima, kandi reka nshimire mpere kuri korali ijwi ry'ibyiringiro. Korali ijwi ry'ibyiringiro yateguye gahunda y'amavuna, bakora ibishoboka byose ibyasabwa kugira ngo amavuna agende neza. Baritanga ubwabo, batanga igihe cyabo. Korali turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Ibyo mukora Imana igikomeza kubahira, kandi twifurije kuzaririmbira ku nyanja y'ibirahuri. Reka tunashimire umubwiriza babigarutseho, ariko nongere nanjye mushimire Musoni Flavien. Rwose Musoni agira gahunda nyinshi ndetse n'akazi ka buri munsi akora, ariko yarigomwe mu byumweru bibiri aza kuba hano. Turashimira umufasha we wemeye gusigara mu rugo mu nshingano z'urugo, maze mu gihe Musoni yari ari hano nawe akomeza gukora izindi nshingano z'umuryango. Mwese rero umuryango wa Musoni turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Mwarakoze cyane. Reka rwose nshimire amakorali yagiye aza, bayagarutseho umuyobozi wa korali, yaba Kugana Yesu ntabwo turi hamwe hano, yaba Inkuru Nziza yaraje nayo, yaba abahamya turi hamwe. Abahamya Imana ibaha umugisha. Muzakomeze kuba abahamya ba Yesu kuzageza Yesu agarutse. Kandi sibo gusa, n'amakorali ya hano ku itorero rya Nyarubande mwagiye muboneka. Hari amakorali yo mu ntara yagiye aza buri munsi. Mwarakoze mwese. Bizera rero mwabonetse mukararika, umva reka mabwire, umutima wanyu uranezerewe, Imana ibaha umugisha. Kandi nshimire itsinda riri hano imbere n'abatari hano bafashe icyemezo cyiza cyo kwiyegurira Imana. Reka rwose nongere mabwire ko twabashimiye kandi tubaragije Imana. Imana izakomeze kubafasha mu cyemezo cyiza mwafashe. Imana izabarinde gucogora kuzageza Kristo agarutse abambike ikamba ry'ubugingo.
abayobozi b'itorero mwese mwarakoze. Reka mabwire buri wese wagize uruhare urwo ari rwo rwose muri aya mavuna, turamushimiye. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Arakoze abayobozi tuyoboreye gahunda. Reka ababatejwe musubire mu myanya yanyu. Ukita ku bantu banjye urukundo rudasanzwe rwose ndarubona. Yanibaza icyo nakora mwami gushimira, ariko narashibuze ibyo ukora birarenze. Mbega Uwiteka waranezeza nkabura icyo mwitura, akira ishimwe ryanjye nubwo nashyitse. Mbikuye ku mutima ngushimira ibyo wankoreye. Warakoze, yanibaza icyo nakora mwami gushimira, ariko narashibuze ibyo ukora birarenze. Mbega Uwiteka waranezeza nkabura icyo mwitura, akira ishimwe ryanjye nubwo nashyitse. Mbikuye ku mutima ngushimira ibyo wankoreye. Warakoze. Genda ndibutse mwami bya bindi wankoreye, ndavuga bya bindi byahamwe twavukiye. Ivuruguta mu bibi tutazi uburyo twahava, Mana waradukuye. Amen. Yanibaza icyo nakora mwami gushimira, ariko narakibuze ibyo ukora birarenze. Mbega Uwiteka waranezeza nkabura icyo mwitura, akira ishimwe ryanjye nubwo nashyitse. Mbikuye ku mutima ngushimira ibyo wankoreye. Warakoze, yanibaza icyo nakora mwami gushimira, ariko narakibuze ibyo ukora birarenze. Mbega Uwiteka waranezeza nkabura icyo mwitura, akira ishimwe ryanjye nubwo nashyitse. Mbikuye ku mutima ngushimira ibyo wankoreye. Warakoze. Twibuke ibihe watunyujijemo, uko turaha twese twabinyuzemo. Nubwo byari bikomeye waduhaye ibyo kurya, ibiri imbere twizeye kuzabitunyuzamo. Amen. Yanibaza icyo nakora mwami gushimira, ariko narakibuze ibyo ukora birarenze. Mbega Uwiteka waranezeza nkabura icyo mwitura, akira ishimwe ryanjye nubwo nashyitse. Mbikuye ku mutima ngushimira ibyo wankoreye. Warakoze, yanibaza icyo nakora mwami gushimira, ariko narakibuze ibyo ukora birarenze. Mbega Uwiteka waranezeza nkabura icyo mwitura, akira ishimwe ryanjye nubwo nashyitse. Mbikuye ku mutima ngushimira ibyo wankoreye. Warakoze, yanibaza icyo nakora mwami gushimira, ariko narakibuze ibyo ukora birarenze. Mbega Uwiteka waranezeza nkabura icyo mwitura,
ntirishimwe ryanjye nubwo nashyitse mbikuye ku mutima ngushimira ibyo wankoreye warakoze. Satani uhora uroheka abantu namenye ubwato bwa Satani uhora uroheka abantu namutsa mwami wanjye nshira mu bwato bwawe namenye Satani uhora uroheka abantu namenye ubwato bwa Satani uhora uroheka abantu. Inyanja migeza kurya amahoro umuraba ubaye mwinshi ngushize w'ibyiringiro nyambutsa mwami wanjye nshira mu bwato bwawe namenye Satani uhora uroheka abantu namenye ubwato bwa Satani uhora uroheka abantu nyambutsa mwami wanjye nshira mu bwato bwawe namenye ubwato bwa Satani uhora uroheka abantu namenye ubwato bwa Satani uhora uroheka abantu. Ndamukanyizi y'isi nzaririmba haleluya nzicara nirutse penshi
tuzamwakire umucunguzi nyambutsa mwami wanjye shira mu gato bwawe namenye ku gato bwa satani guhora kuroheka abantu namenye ku gato bwa satani guhora kuroheka abantu nyambutsa mwami wanjye shira mu gato bwawe namenye ku gato bwa satani guhora kuroheka abantu namenye ku gato bwa satani guhora kuroheka abantu namenye ku gato bwa satani guhora kuroheka abantu nyambutsa mwami wanjye twegereje umunsi wo gutaha iwacu iwabo w'ubugingo bw'iteka n'amahoro ku nyanja y'ibirahuri twicaranye na data wa twese ntituzongera kuganya na hato hazaba ibyishimo gusa tugezeyo ntakurama kudapfa iryo ni ihame ry'ubuzima tubamo nta joro ryira ngo ryange gucya tukiri hano munsi y'ijuru amatage n'uburetwa byo mw'iri cumbi si twe tuzabona tugeze iwacu heza umunsi uzaba umwe twimurwe dutahe Siyoni mbega amatsiko mfitiye urwo rurembo iwabo w'abanesheje mw'ijuru ku Mana umbuye ikirere cyaho dutuye tutikanga ikibi ujye unsabira nanjye ngusabire tuzatahane iwacu kwa Rurema ibuka Abisirayeli mu bunyage bababaye bihebye bamanitse n'agasabo mu biti kubera urukumbuzi kubinkore ragahato i Babuloni bicaye ku migezi yaho ishavu nyinshi ryabateye kuganira iki gihugu kiwabo mbega amatsiko mfitiye urwo rurembo iwabo w'abanesheje mw'ijuru ku Mana umbuye ikirere cyaho dutuye tutikanga ikibi ujye unsabira nanjye ngusabire tuzatahane iwacu kwa Rurema
ufitiye urwo rurembo iwabo wabanesheje mu ijuru ku mana muri ikirere cyaho dutuye tutikanga ikibi ujye nsabira nanjye gusabire tuzatane iwacu kwa rurema tega amatsiko mfitiye urwo rurembo iwabo wabanesheje mu ijuru ku mana muri ikirere cyaho dutuye tutikanga ikibi ujye nsabira nanjye gusabire tuzatane iwacu kwa rurema Yesu ategeka abamarayika be bakatugota impande zose bamenesha ingabo za Satani maze tukibera mu mutekano ategeka abamarayika be bakatugota impande zose bamenesha ingabo za Satani maze tukibera mu mutekano iyo ubuzima budukomereye cyane tutabaza iyo mu ijuru kuko dufiteyo umuvugizi Yesu uyoboye za ngabo z'abamarayika Yesu ategeka abamarayika be bakatugota impande zose bamenesha ingabo za Satani maze tukibera mu mutekano Yesu ategeka abamarayika be bakatugota impande zose bamenesha ingabo za Satani maze tukibera mu mutekano atugota impande zose iyo twaremejwe n'indwara zo mu isi uwo niwe tujyaho kuko abishoboye ategeka abamarayika be bakatugota impande zose bamenesha ingabo za Satani maze tukibera mu mutekano ategeka abamarayika be bakatugota impande zose bamenesha ingabo za Satani maze tukibera mu mutekano Tugakunde gusiga amaganya y'isi tukemere
tukibera mu mutekano. Bamenesha ingabo za Satani, twese mu mutekano. twagiye bamenesha ingabo za Satani maze tukibera mu mutekano. Ategeka abamarayika be bakatugota impande zose. Bamenesha ingabo za Satani maze tukibera mu mutekano. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.